mwicaye muri salo ugiye kutureba kuri televiziyo kabisa ubu ije ari televiziyo nk'izindi zose babyita turava mu Coming Soon TV mu minsi mikeya turaba tuje gusa turabasaba ko niba mwari mwaduhaye urukundo rungana na 80% birasabwa ko muduha 300 kuko tuje mu gihe gikomeye urumva umuntu wayoboraga isibo akaba agiye mu mudugudu akaba ageze mu kagari ngiye kubyimba umurenge neza urumva rero ko dukeneye imbaraga tumeze inshuti n'abavandimwe mu baduhaye inkunga ibitekerezo watangira mama Rwagasabo abantu audience cyangwa se ubona abantu bakurikirana cyane cyangwa se hari nka ibintu bimwe na bimwe byagiye bipushinga abantu biboostinga mama Rwagasabo seriously boost yabaye nyije kuri YouTube yego mu kwandika byari ibintu bisanzwe ubundi buriya inkuru yanditse iraryoha kubera ko umwanditsi n'umuhanga umunyamakuru wandika aba ari umuhanga burya n'inkuru ye cyane cyane kera abantu batigira print warasoma ukumva inkuru iruzuye wirindaga kugira akantu usiga utashyizemo kuko nta editing iri bube kuri print na online byarakomeje ariko byari ibintu bigoye ni kuvuga ngo umuntu utwaye imodoka umuntu uri mu kazi uri bize ntabwo ashobora gusoma gusoma ni igikorwa gikorwa uhagaritse ibindi bintu byose kandi ukabuze no gusoma ibyo bintu rero guhurira ku muntu umwe kuba ntacyo ukora kugira ngo usome uhagarika ibintu byose radio umuntu ufite indi mirimo arimo arumva yambaye ekuteri YouTube nuko n'ibindi nza kuri YouTube nibwo habaye boost nyine ikintu cyantangaje nuko umuntu yambwiye ati nkumenye vuba hano namwibaza se ko nabaga kuri televiziyo navuga kuri radio yego ahinda karanye mu giturage hirya no hino mu ntara kubera urubuga rw'itangazamakuru abaturage bazi ijwi ryanjye abafite internet bakamenya isura ariko isura bakayimenya kuri YouTube kuri televiziyo umuntu ajya kumva umuntu ngo ariko nari nigeze no kureba ku yindi televiziyo ngo yari iyi kuri YouTube njya kujyaho buriya mfite abantu nabajije amakuru ya YouTube barimo umunyamakuru w'ikinyamakuru Theo Ukwezi by the way mbonero kumushimira yaramfashije mu buryo buri technical ariko abandi bakambwira bati rero Scovia urabona bafatishije kuri YouTube hariho abantu bari stubborn nibo hariho ibintu sinzi ngo umugore yaryamanye n'abagabo sinzi ibintu bitwika no dokomedi bati se izava mu kanwa kawe bati ariko nshobora gufata content nari mfite kuri televiziyo cyangwa radio nkayizana ati bizagorana nabaye nk'umwana buri abana bari innocente ahagarara ahantu harehare iyo areba papa cyangwa mama hasi abazi ko nasimbuka byanga bikunda aramusama atitaye kumenya ngo hagati mu kirere cyangwa se mama afite imbaraga zingana ikizamusama yaba yumva ko ari byose ndavuga ni no ubwo mfite ibindi binyamakuru nkorera reka no kuri YouTube njyeho ngerageze n'imferinga ngume kuri radio zanjye na TV z'abamakazi njyaho nshimira abarimu mu by'ukuri nakoze ibiganiro nka 5 bya mbere nkabona abantu 2,000 ubona ko ari bake ariko nabira abantu bakambura tufite abantu benshi abandi twarakora ku kwezi kugasha ufite abantu 10 ndavuga wow kigaragara content iraza gukundwa muri ikiganiro cy'abarimu cyari gishingiye ku mushahara muke buriya itegeko ry'umushahara abarimu babonye ejo bundi rihindurwa ryari ryo muri 82 umushahara bashingiro fatizo bari bafite wari w'icyo gihe noneho nkajya mbaza ni umushahara bashyizeho naravuka nkavuka mwarimu akanyigisha nkaba umuswa nkarinda ndeshya naniwe kumva akaba agenda ya mafaranga mwanza mukava ngo nitugira ubwenge mwanyo tubukure kuki ko nutwigisha nawe mwamuzonze nzana izo ntuza dukora ikiganiro na mugenzi wanjye twari kumwe Bagabo John ariko mu Rwanda tugira retired general witwa Bagabo John kubera iyo mpamvu umunyamakuru twari kumwe ndi mukuru mwita umunyerondo ko ntiyakwitiranywa na fanda amazina y'undi ngo nkorane nawe Bagabo John umunyerondo apana general ikiganiro abarimu abantu benshi bakora comment kuko nari navuze kuri point ikomeye nuzuza abantu 1000 kugwibaza nuzuza amasaha ibaza n'ibihumbi 4 byose itanjya muri system ako kanya applyinga
mugenzi wanjye Theo n'ubundi ndongera ndamuhamagara aramfasha ibyo bintu birimo biraba mu kwezi kumwe ntangiye aramfasha ibintu byose turuzuza post na code bya bindi byose bakora amfasha no gushyiramo konte na tin namba kugira ngo imisoro n'ibindi bigende ndatangira ku nshuro ya mbere mpembwa na Google nahembwe 240. uravuga uti birakora da ndavuga ntuzi ukuntu bimeze urumva niko mvuze niko navuze abandi birarangiye nguye ku kirombe urumva ntago bakoresha turagerageza ariko ubuzima bukomeza kungora kuko urumva ubwo mfite imashini imwe mfite kamera imwe mfite amashusho aryoshye nayo ariko muri iyo minsi tugira amahirwe UNDP itanga ntuza y'abantu bajyaga gutanga imishinga y'ukuntu bazakora muri media byakwinjiza amafaranga mukorana ngira ngo ubutamenya cyangwa iki cyo gihe sinuzuza amanota feringa nyine sinafatwa barongera baransi indi ya kabiri ubwo ndazunguza ntangiye guhembwa 500 ariko 500 yaza akaba make ndishyura cya cyumba nakoze kirimo agatenge ndaguraho umuriro mfiteho umuntu ufata amashusho na transport mfiteho n'uwo dukorana mu by'ukuri nk'amezi 3 ya mbere nge nkanjye Scovia ntacyo nasaguye ariko ntacyo nihembye ntimugiye gusaguka ko inyungu ntacyo nihembye ariko bagenzi banjye natangiye kubahamo ama transport uko nta salary UNDP je rero iyo izari karundura nkora iyo projet iratsinda bama miliyoni 7 cyangwa 7 nkuko babivuga ngura screen inyuma nini abantu benshi bamaze igihe barayibonaga screen twagiraga nubwo yabaga iri ku maguru ateretse ntayifunga mu rukuta bitewe na inyuraho ama advert y'amagambo maze kuyishyiraho rero niga umutwe wo kubwira umuntu jewe iyo nkwamamariza inyuma mvuga biriho yego nuko bari mubi cyane ngewe ndavuga advert yawe ndi mu bitugu undeba nayo abayireba byanacishamo nkajya mbaza abantu nimweruka kugira icyo mugira ko hano inyuma bagira birakomeza biraza mu by'ukuri ni inzira bitoroshye ariko harimo ibintu bibiri bikomeye Anita aka kazi dukora rimwe na rimwe abanyamakuru nubona umunyamakuru ahagaze aho abantu bamureba jya umenya ko yakoresheje imbaraga z'umubiri n'ubwenge yego byomba arabitanga hari indirimbo y'igihugu harimo igikaba baririmba ngo bitanze batizigama iyo muri uyu mwuga wacu ushaka ko abantu muhura bakamenya uko witwa witanga utuzigama yego hari ahandi hantu rero ngira ngo utugarukiro habiri mbere ko tujya muri break inkuru yindi nzi ko yabiciye bigacika yari inkuru ya Kangondo ivumbi ryaratumutse nge nibwo namenye potential yawe suko ntari nkuzi ariko potential yawe nyize nguranyihaka oya jewe rwose ndari nkuzi cyane rwose kuko nitajya kwiga ciye mu gihandagazi gihandagazi urakizi ni ahantu unyura ugapimanya ikintu ukavuga utaha ahantu unyuze ndatunguka so inkuru ya Kangondo niba nibuka neza yari inkuru buri muntu wese yabaga yicaye ahantu ariho hose nanjye nabaga ntegereje uvuga ndamenya ni ibiki byahabereye hari ahantu tubwire iriya season yari kumereye ite kuko bavugaga bati umuntu tukabona nka saa 9 akavuga se yaharaye byagenze gute aho iyo yari nuza ya mbere ya kabiri yari ya Prince Kid ifungwa rya Prince Kid naryo ryarakurikiwe cyane iyindi ni yindi ndayikubwira kurusha izo zose biterwa ubundi iyo wita ko yarushize biterwa naho wari uhagaze biterwa naho ni cyari ukuntu umuntu avuga iyindi ni yihe wowe uvuga nko kuri YouTube yego iyindi ni yo muri DRC iyo ya mbere narebye tubwire kuri izo ntuza uko arisha first of all Kangondo nagiye y'inshuro zirenga nk'icumi ndeba seni hari abaturage n'abayobozi sinkora inkuru ntaramenya ikirimo kuba nkibaza uyu muturage yagumutse leta ihitanye umuntu nkataha nkaza kumva ibindi binyamakuru uko byavuze nkasubirayo nza gusubira akarere ka Gasabo kahuye n'abaturage nkahura n'umugabo uyu munsi arafunze wari muri iyo zone kandi nacyo yazize yarakaraza ambwira amagambo menshi nabwo nta magambo utangaje umbwira
nyafashe nkayatangaza barahita bagufunga kuko agize icyaha. Ibyiza rero genda ubinzira akarengane ntihabone ko kurengera azasanga ukiriho n'ubikigomeke urapfa. Ariko nagiye iyo nkori muri hari ntambutse ibitekerezo by'abaturage abarakaye nkabakuramo kuko gufata umuntu warakaye ukamuha mikoro rimwe na rimwe urimo urashaka kwerekana uburakari bwe ariko urimo uratuma icyaha umuha platform yo gukora icyaha kandi baramufunga nkasigara. Usibye ko genda nabyemera nemera ko niba hari umuntu wakoze icyaha kuri mikoro yanjye niyo kuba ndi mu rukiko rw'umufatanyacyaha. Yego kuko yabivugira mu rugo ntacyo mwari bumenye. Ninjye watumye ubumara afite bunyanyagiye. Kuki se mufata umukarani wapakiye shoferi yapakiriraga shoferi wabizanye mukamureka. Yego iyo muri rarange ariko nza kujyayo mu gitondo nkageze nsanga abapolisi abantu bose abaturage bazinze ibiringiti bya bindi nyine byari bituye ubwoba. Yego mbaza amakuru abaturage ndavuga inkuru yaje kugera rero nka saa 8 haza umugabo warakaye aravuga aratongana inkuru ndayikora bigeze nka saa 4 z'ijoro subira gukora inkuru ko abaturage baraye hanze bahagaze kuko bashenye barara batabajyanye bose mu Busanza abandi bafite aho bajya byabindi byose. Ariko harimo inkuru nakunze yatumye nibaza nti nigute leta ifata umuntu ufite inzu ya miliyoni 200 ikamuha inzu ya miliyoni 35. Iyo vunjisha nirirabaho ku isi ariko hari ryabaye igihumbi cy'Nyamasheke n'icumi z'i Kigali. Yari ibyo soko ndakameza nyine ariko mu kanya gato umuvugizi wa guverinoma ajya kuri televiziyo y'igihugu asobanura ko abagera kuri 50 n'abangahe bo bafite amafaranga arenze miliyoni 35 bo bafite uko bavugana. Yego nsubirayo kubabaza bati rwose noneho batuvugishije babanje ejo bari basase. Yego niyo ntuza ariko ndanakomeza njya nakangondo kureba aho babajyanye. Yari inkuru nziza njye nk'umunyamakuru gutuma abantu bose bamenye kirimo kuba. Yego hari ubundi kangondo hari ibice bitatu. Hari abantu bahombye completely. Hari umuntu waba gufite nk'utuzu nka 80 kamwe kangana n'ikiko baheraho umuti w'umwana. Bajya kubara mu gaciro bagasanga twose baduteranye bikavaho miliyoni 35 bakamuha inzu imwe y'ibyumba 3 na saro mu Busanza. Urumva utundi tuzu banuza baseseragamo bakamuduceri turabuze. Yego hakaba undi yahombye muri ubwo buryo atari ku giciro kidahwanya ariko yahombye muri ubwo buryo bwa business. Hakaba hari undi ufite akantu katangana n'ikina ari gukoresha iyo terime gato yabagamo babara bagasanga ahwanye na miliyoni 3 ntanabihakane agashaka ngo bazimuhe ariko ntaho yajya miliyoni 3 ntago wahabonamo 10 muri mujye bakamuha icyumba cy'inzu mu Busanza akatamo uwo yungutse n'inshuro igihumbi ugeranyije n'abandi ko yabonye inzu none ko abanyarwanda taramenya ko mu nzu zingana zityo ayikodesha abanyeshuri muri kaminuza bo bakiberamo bazi kuba mu nzu nk'izo bakamuha nk'ibihumbi 100 akajya gukodesha 70 ibunaka hakiri amazu mato aciriritse kandi agakwirwamo. Ariko harimo n'abandi bari hagati aho akavuga ati bayamaye ngewe iwacu Muhanga nayigo. Ariko hagaruka ku rundi rwari tugasanga niba yimo ntabwo ajya Muhanga aragibumburwa yubaka yakandi kajagari. Umujyi nuhagera uzahangane n'icyo kibazo ko harimo intambara nyinshi. Yari inkuru imwe inshimisha ko abaturage bumvisha ko natanze amakuru neza kandi nka provoka official government kuza kuvuga. Yego buri umunyamakuru nukora inkuru ukabona leta isohotse gusubiza. Yego jumenya kundi watikuye ahantu wari ukwiye kuvuga ko genda avuga buriya nubwo abantu rimwe bavuga ko ngira amagambo ariko nyiberwa ko aho babikura. None reka tugende ku nkuru ya Prince Kid. Prince Kid Jescovi yabura Miss Rwanda yahagaze narinjira muri sari beramo. Miss Rwanda nakurikiraga yabaga ari ya finale kuri televiziyo. Kubera iki nabaga nshaka kumva baje kuvuga babakobwa. Yego uburyo avuga confidence nashaka kureba uburyo bari abakobwa bitwa. Hakaba nuza nkavuga uyu ni mwiza ariko ubwenge nta burimo. Yego hakaza ni nkavuga ubundi nibijya bikunda guhura bihura gace. Niyo mpamvu ubona usuryo. ubwo ushatse kuvuga afite ubwenge cyangwa asa neza. Ari cyo avuze nge navuze uko asuka yavuze uko asuka nawe gasuka usuko nawe. Urumva Kid iyo nkurira bariko hakajya haba deba z'abantu batandukanye ngo habamo repu nkabyumva nkumva mu busambanyi cyangwa no repinga abana biraho nyine. Ribu cyangwa se I think Ribu itanga itangazo ivuga ko habaye icyaha bakekwa ibyaha bongeramo icyaha cyo gucuruza abantu. Bakivuga icyaha cyo gucuruza abantu ikintu cyaje mu mutwe wanjye. Umuntu umwe ntashobora gucuruza umuntu
kugira ngo usohore umuntu mu gihugu ugiye kumucuruza nk'uriya 200 ku ijana ugomba kuba ufite umuntu wa security ku airport niba ariho baca yego ugomba kuba ufite umuntu usangayo ugomba kuba ufite umucuruzi ukomeye hano wowe icyo uba umeze navuze ngo kidi n'umukomisiyoneri kanjye mu rukiko kumva nyiri business kandi koko niko wabivugaga avuga ati haza abandi bantu bari inyuma y'ibi ntabwo bintu umuntu ashobora gucuruza undi kuko n'itegeko ryacu rivuga ko icuruzwa ry'abantu habaho gushuka gutwara gucumbikira uzaka ibyangombwa n'uzagura yego umuntu umwe ntashobora kuzamo abo bantu bose yego umuntu umwe ntabwo acuruza ariko yaba imbarutso yo gucuruza yego akabona irindi soko njyewe ngiye kureba abacuruza ariko mageze icuruza ndarikurikira numva ibyo abantu babura za deba zose zabaye ngeze ndavuga ntuzi ikintu cyabaye umuntu azize ko yabwiye undi aturampa atinze arakomeza aramubwira ubwo nari ngitangira narumva ijwi yego bavuga ngo bafite kopi noneho na kamera zerekana ajya mu cyumba nk'umuntu azize kumuha nagira inama abasore jya ubwira umuntu ngo urama ntumwa nakubwira ati singuha wigende batazakurega guhoza ku nkeke yego kuko bavugaga ko ari uguhoza ku nkeke biba bityo birarangira seriously abantu mwe muba mu miziki ari ukuntu umuntu atangira acuranga ibintu byinshi ukavuga uti umuririmbyi agiye kurekura ijwi bajya kumva umuntu aje aririmba we amajwi adahura n'ingoma yego kwa kundi nko muri za ntuza z'amarushanwa abana bajyamo bagacuranga ukavuga utayagiye kuririmba yatangira kuririmba ijwi rikabura kumva ntabwo ni ku kirego cya kindi cyatangiye cyatangiye gifite injyana tugeze mu rukiko irabura hanyuma reka noneho tunagana no ku musozo tujye noneho muri DRC kwabaye tukikubona turavuga tuti se yageze yate byagenze bite sekirite yari imeze ite wumve ngo buri muntu wese yari afite ibibazo byinshi mu mutwe we so tunyuriramo muri make iyi nkuru itangira iyi nkuru ifite abantu benshi bandebye kuri YouTube ni ikiganiro nagiranye na Genero Makenga nk'inyeshyamba yego nyuma y'imyaka 10 kuko baherukaga 2013 ubwo bahunze Goma batsinzwe watemera ko yatsinzwe ariko jye nk'umunyamakuru nemera ko batsinzwe kuko ntabwo narabibonye ariko we ntiyemera ko yatsinzwe ariko yaratsinzwe aranahunga by the way warabimubwiye narabimubwiye ni kuvuga se ko wasubiye inyuma kandi warahunze ufite confidence kuri bugaruke wari wishingikirije wari wajyanye abarinzi ahubwo ikibazo mufite nta na mubi wajyanye cyangwa se mwiza cyane byibura ngo tubimenye nta mubawusa wari ufite ikibazo umuntu afite ni ukuba wibaza impamvu umunyamakuru yagiye gushaka inkuru kandi nta kandi kazi nkora ni nko kwibaza ngo kuki muganga ari mu bitaro birimo icyorezo oya ikibazo ni sekirite yawe twebwe twibazaga sekirite cya mbere nyine icyo nicyo ugomba gutekereza wambaza ngo umuganga wari mu bitaro birimo kwakira indembe za covid yari afitiye sekirite waragiye tu wambaza ngo umupilote utwaye indege iri mu kirere hasi hari intambara afitiye sekirite nugerayo urabugezeyo nutagerayo urabupfuye umuntu ashobora gupfa kabiri ariko aho nibyo ngubu niba wibwira ko uzapfira nk'Iremera ugapfira na Nyabugogo nanjye napfuye mpagaze wenda gupfa uhagazeho wapfira muri karitsiye nyinshi iyo niyo ntuza ya mbere